ububasha no gukomera byangiza nyirabyo. Ububasha burengeje urugero bwo bwangiza nyirabwo nta kabuza. Ni amagambo y'umunyapolitike akaba n'umunyamateka w'umwongereza wo mu kinyejana cya 20 Lord Action. Umuntu utoraguye amafaranga abarirwa muri za miliyoni akayarangisha, atukwa n'abantu batagira ingano ndetse bakanibaza niba ubwenge bwe bukora neza. Iki ni kimwe mu bimenyetso by'uko muri ubu buzima iyo ubaye umuntu mwiza cyane hari ababyitiranya n'ubugoryi cyangwa ubujiji ndetse n'ubupfapfa. Iyi si nta butabera igira, twese turabizi ndetse twarabibonye. Ababeshyi, abariganya, abajura n'abandi bakora amabi barimo benshi batera imbere bagakira kandi bakabona ububasha muri ubu buzima. Muri icyo gihe hari abagerageza uko bashoboye kose ngo bakore inshingano zabo kandi baba abantu beza bakurikiza amategeko n'amabwiriza yose. Birangira basigaye inyuma ndetse amahirwe yabo akaba make cyane mu buzima. Ibyo birakubabaza, bikagutwika umutima kubera ko uzi neza ko wakoze ibikenewe byose. Wakurikiye inzira nziza, ariko kubera icyo usigara inyuma, kubera icyo ari wowe nyiri ibyago. Wigeze na rimwe wibaza impamvu abantu babonwa nk'ababi bahirwa mu buzima? Kubera icyo umukoresha utagira impuhwe ari ubona ububasha bwinshi kurusha abandi? Kubera iki bamwe mu banyapolitike bakora amabi bamunzwe na ruswa bagera kure mu buzima? Kubera iki abantu barimo n'abanyapolitike bakora amabi barya ruswa, barenganya, rimwe na rimwe bagera kure mu buzima? Kubera iki ndyarya, abakora ubuhemu n'abababaza abandi babaho badatekereza ku bandi bagera kuri byinshi tubaho twifuza? Insinzi muri ubu buzima hari aho ihurira n'imyitwarire ndetse n'imico myiza. Kuba umuntu mwiza bose bashima bimaze iki niba bidatuma umuntu ahirwa muri ubu buzima? Reka tubivugeho. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Tekereza winjiye mu cyumba cyuzuye abantu, buri wese muri bo yambaye agapfukamunwa. Bamwe muri bo bamwenyura imbere mu dupfukamunwa ariko utabibona, abandi bahekenya amenyo, abandi ukabona ibitsike byabo biranyeganyega ariko mu by'ukuri nta n'umwe muri bo ugaragaza isura ye. Noneho ngaho tekereza uri muri abo bantu ari wowe wenyine utambaye agapfukamunwa, useka bakabibona, urakara bakabibona, wababara bakabibona. Aha nta n'ubushobozi waba ufite bwo kujijisha cyangwa se gushuka abakwegereye kubera ko isura yawe ibiri hanze. Uratekereza ko wamara igihe kingana gite muri aba bantu mbere yuko batangira kukubona nk'injiji cyangwa se umupfapfa cyangwa umunyantege nke? Ubu nibwo buzima bubi Prince Mishkin yabayemo. Mishkin ni umuntu cyangwa se umukinnyi mukuru wamenyekanye mu gitabo cyitwa Lidio, The Idiot cyangwa se ikigoryi. Ni igitabo cyanditswe n'Umurusiya Fyodor Dostoyevsky. Mishkin yari umugabo ufite umutima mwiza, akagira ubunyangamugayo butagira ingano, akagira impuhwe batagira uwo bazinganya. Ariko nyamara aho kugira ngo abantu bamushimire ibi byiza byose, bahoraga bamuninyega, bamuseka, bamukoresha mu nyungu zabo. Birangira yangijwe cyane n'umuryango mugari utarashoboraga kumva ubwiza bwe. Byarangiye ibi byose bamukoreraga bimuteye uburwayi bwo mu mutwe bw'igicuri. Iyi ntabwo ari inkuru yo mu Burusiya bwo mu kinyejana cya 19 gusa, ahubwo ni n'ishusho y'ukuri kubabaje kwa kamere muntu, kandi uyu munsi niko bikimeze. Nibwo buzima tubayemo. Kubera icyo abantu beza bakunze kwisanga mu gihombo muri iyi si? Kubera icyo ukuri n'ukwiyoroshya bitera abantu gusekwa no kunyegwa aho kubahwa? Ariko cyane cyane niba kugira neza bikurura imibabaro, ese biracyari ibintu bifite agaciro abantu bakwiye gukora? Ese mu by'ukuri kuba mwiza cyane bigira ingaruka muri iyi si itanga ibihembo ku ndyarya n'ababeshyi? Kugira ngo wumve neza uburyo ubuntu n'ubugira neza rimwe na rimwe byitiranwa n'ubupfapfa cyangwa se ubujiji, ni ngombwa kubanza kureba ibyo uyu muryango mugari wacu ushyira imbere mu by'ukuri. Twese dukunda kugaragaza no gushaka kwerekana ko dukunda ubunyangamugayo n'ubunyakuri. Ariko se mu by'ukuri niko tumeze cyangwa twihanganira iyi myitwarire mu gihe idashyira mu kaga inyungu zacu? Mu gihe umuntu ari mwiza avugisha ukuri kandi ari inyangamugayo, ubwo aba ari mwiza nyine mu gihe atarakoresha ubwo bunyangamugayo bwe mu kubangamira uburiganya bwawe. Iyo akoresheje ubwo bwiza bwe mu kubangamira uburiganya n'ububi bwawe, ahita ahinduka umupfapfa n'umunyabwenge buke. Muri aya mateka yacu uramutse ukurikiranye wasanga abantu bose bagize ububasha bakagera ku gasongero k'ubuzima bake cyane muri bo
nibo bari abantu beza b'impuhwe nyinshi kandi b'inyangamugayo. Ahubwo uzasanga abageze ku gasongero k'ubuzima biganjemo ababashije kumenya neza no gusobanukirwa ibintu byose by'ingenzi imibanire y'abantu ishingiyeho. Abanyapolitike n'abategetsi beza babayeho mu mateka y'isi ni abashoboye kumenya igihe cya nyacyo cyo kuba umuntu mwiza w'umunyampuhwe ukunda abantu, ariko bakanamenya n'igihe cyiza cyo kubura impuhwe ku buryo abantu babatinya. Ni abantu bazi guhisha imigambi yabo inyuma y'isura runaka. Niccolo Machiavelli mu gitabo Le Prince yemeza ko umuyobozi wa nyawe aba agomba guhora yiteguye gukora amahano cyangwa se gukora ibyo benshi babona nk'ibidakorwa igihe byaba ngombwa. Rimwe na rimwe aba akwiye gukora ibituma bamuvumira ku gahera nibura muri ako kanya. Avuga ibi ngibi kubera ko iyi si itagihemba ubwiza n'ubunyangamugayo bw'umuntu, ahubwo ihemba umusaruro wabwo. Icyo ubwo bwiza bwawe butanga nicyo gikenewe. Ngiyi impamvu ubuzima bwa Prince Mishkin bwabaye ubuzima buteye impuhwe. Ntabwo yigeze asobanukirwa cyangwa se yanze gusobanukirwa amategeko n'amabwiriza y'iyi si tubamo. Ntabwo yigeze amenya kubeshya, kuriganya no gushukana, cyangwa se ntiyashatse kubikora. Kubera iyo mpamvu yagaragaye nk'ikigoryi ubuzima bwe bwose, bitari uko adafite ubwenge, ahubwo kubera ko ubwiza bwe cyangwa se ubunyangamugayo bwe bwamugizeho ingaruka, aho umushakaho inyungu wese azibona. Yibagiwe ko tuba mu isi itera imbere binyuze mu guhangana no guhiganwa, aho buri wese yita ku nyungu ze atitaye ku nzira binyuramo ngo zimugereho. Tekereza ku buryo ibyo bintu bibaho muri ubu buzima bwacu kandi buri munsi. Ni inshuro zingahe kandi ni ku ruhe rwego tubona abantu beza b'inyangamugayo, bakunda abandi, bagira impuhwe, bafasha bose, ariko bagafatwa nk'ibikoresho aho buri wese ashaka kubakoresha mu nyungu ze. Ni inshuro zingahe twumva abantu bafite umutima mwiza batenguhwa cyangwa se bakagambanirwa n'abo bafashije cyangwa se abo bagiriye icyizere. Ni inshuro zingahe buri umwe muri twebwe yitekereje nk'injiji cyangwa se umupfapfa kubera uburyo yizeye abantu bakamuhemukira kandi babigambiriye. Ibi byose ntabwo bishatse kuvuga ko isi yose uko yakabaye ari mbi cyangwa se ko yamaze kwangirika. Ahubwo icyo bishatse kuvuga ni uko ubucakura bwo ku rwego runaka rimwe na rimwe bukenerwa kugira ngo umuntu abeho. N'abantu bose biyizera nk'abantu beza rimwe na rimwe baba bagomba kurenga ku ndangagaciro zabo kugira ngo bagire inyungu babona kandi bashobore kwirinda. Uri umuntu mwiza ushaka gufasha bose kandi wanga kubeshya, ariko iyo bakubwiye ko ugomba kuza gukora ku munsi wa konje uvuga ko wumva utameze neza ku buryo utashobora kuza ku kazi. Nubwo ibi bimeze bityo, ariko muri ubu buzima turacyabona abantu bameze nka Mishkin, abantu beza ku rwego rutagira ingano. Dore rero aho ibintu nk'ibi ngibi bishishikarije cyangwa se aho bibera igitangaza. Dostoyevsky mu gitabo Lidio ntabwo agaragaza Mishkin nk'uwarenganyijwe. Mishkin ntabwo yabaye hababaye gusa kubera ibyo yakorerwaga n'abandi, ahubwo ibikorwa bye byiza byakoraga nk'indorerwamo bigasunikira abo bandi kurebana mu maso n'intege nke zabo ndetse n'ububi bwabo. Ibi nibyo byatumaga benshi bumva batameze neza iyo Mishkin yabaga ari bugufi bwabo, ndetse bakamunyega bamwita injiji kubera ko yakoraga ibintu bo badashobora gukora, kandi muri bo hari ikintu kibabwira ko ibyo ngibyo ari byo byiza. Ni wisanga hagati y'abantu barimo gukora ikibi ariko wowe ukanga kugikora, nta kabuza bazabikwangira bakurwanye. Mishkin ntabwo yaciraga imanza aba bantu bandi batari bameze nkawe cyangwa batakoraga ibyiza, nyamara kuba ahari byonyine, kuba ari hafi aho ngaho byashyiraga ku karubanda uburyarya bwabo. Kuba umunyakuri kwe byashyiraga hanze ibinyoma byabo, kuba umunyabuntu kwe byagaragazaga ukwikunda kwabo. Ibi nibyo byatumaga aho kugira ngo bamwakire, bamukunde, banamwubahe, ahubwo bahisemo kumujugunya. Ibi biratuzana ku kibazo cy'ingenzi. Mishkin niwe wari ufite ikibazo cyangwa isi muzengurutse, ni ukuvuga abo bantu babanaga nawe nibo bari barataye inzira. Igitera akababaro kenshi muri iyi nkuru ya Mishkin ntabwo ari ububabare n'ubuzima bugoye yanyuzemo, ahubwo ni uburyo yagaragaraga mu bandi. We yizeraga urukundo n'ubugwaneza, ariko ko yageragezaga kujyana urumuri mu buzima bw'abandi, niko bamubonaga nk'umuntu utari umwe muri bo, umuntu utazi aho isi igeze. Kubera iki? Kubera iki ubugwaneza burimo kutamererwa neza kw'abatari bake muri iyi sosiyete? Kugira ngo dusubize iki kibazo,
birasaba kwita cyane ku buryo abantu babana hagati yabo n'uburyo bavugana. Imibanire y'abantu, yaba iy'abantu babiri cyangwa se imibanire y'abantu muri rusange muri sosiyete, yubakiye ku kurushanwa ububasha cyangwa se ku nyungu runaka. Nubwo abantu babiri baba barimo kuganira nta mbereka, bakundanye kandi baseka, ariko mu buryo batavuga haba hari negociation cyangwa se bimeze nko guhiganwa hagati yabo, ndetse no kwigana birimo kubaho hagati yabo barimo baganira. Abantu iyo baganira, buri wese abanza gutekereza ku magambo akoresha abwira mugenzi we, agahitamo uko agaragara imbere ye kandi imyitwarire ye akayijyana mu cyerekezo gihuye neza neza n'icyo ashaka gukura kuri uwo muntu bari kumwe. Icyo ashaka kumukuraho ntabwo buri gihe kigomba kuba ari ikintu gifatika, ahubwo gishobora no kuba gukundwa, kubahwa cyangwa se kutabonwa nabi ubwabyo. Tuba mu isi y'ubucakura kandi buri wese aba ufite ku rwego runaka, ku buryo n'ubunyangamugayo umuntu abugira afite icyo ashaka kubukuramo. Ndagufashije kubera ko ndi umuntu mwiza ugirira impuhwe abababaye bose, ariko nutambwira ngo ndakoze, ndaza kumva nsa n'ukoreye ubusa. Wari ubabaye ndetse ukeneye ubufasha, ariko urinda ashimwe. Gusa Mishkin ntabwo yigeze akina uyu mukino. Yatangaga adategereje icyo ari cyo cyose kuwahaye. Yavuganaga ubunyangamugayo bwuzuye, nta mbereka ku mutima, atabanje gutekereza cyane ku buryo amagambo ye aza kwakirwa n'uwo yabwiye cyangwa se abayumva. Yababariraga nta kantu na gato asigaranye ku mutima. Yarababariraga akanibagirwa ikibi wamukoreye, mugatangira bushya, nubwo waba waramuhemukiye inshuro nyinshi ndetse uteganya kuzongera. Muri iyi si aho buri wese yambaye maske ku buryo utabona isura ye ya nyayo, Mishkin yari ku karubanda. Niyo mpamvu abantu benshi batamugiriraga icyizere. Abahanga mu iyigamitekerereze igihe kinini bize icyitwa dissonance cognitive. Iyi ni ya myiyumvire itari myiza cyangwa se kumva ubangamiwe bikuzamo buri gihe iyo wakiriye amakuru cyangwa se iyo ubonye imyitwarire ivuguruza cyangwa se inyuranya n'uko wowe usanzwe wiyizi cyangwa wiyizera. Usanzwe uzi ko uri umuhanga, ariko umuntu akaza agakora ibintu bigaragaza ko ari we muhanga kukurusha. Iyo Mishkin yaganiraga n'abandi, yabasunikiraga mu guhangana n'iyi myiyumvire. Yakoraga ibintu bihita bishimangira ko ari babi. Bashoboraga kwigira nk'aho bahaye agaciro ubwo bwiza bwe, ndetse bakanamutera imbaraga, bakamubwira ngo akomereze aho. Ariko iyo bisangaga bahanganye n'ubwiza nyabwo budafite ikindi kintu bugamije, biyumvaga nk'abashyizwe ku karubanda. Ibyo bikabibutsa uburyo bagiye kure y'indangagaciro zikwiye, kandi nabo bakemera ko ari nziza. Ni abantu bangahe bemeye kurenga ku ndangagaciro zabo kugira ngo bashimishe abandi cyangwa se batabonwa nabi? Ni bangahe bisanze mu kigare kirimo gukora mabi, bakabura ubutwari bwo kuvuga ko batajya bakora ayo mabi, bakemera bakabikora uwo munsi, ariko kugira ngo batajugunywa n'abo bantu. Iyo utemeye kwifatanya nabo cyangwa se kwigaragaza kuri umwe muri bo ngo ukora amabi nka yabo, bahitamo kukuvudukana ari wowe aho kuvudukana ikibi kibarimo. Tekereza uburyo twitwara iyo tubonye umuntu mwiza mu buryo budasanzwe. Kenshi iyo twumvise umuntu umugira neza ku rwego rwo hejuru, wa wundi usa n'uwahariye ubuzima bwe bwose gufasha abandi, twumva tubyishimiye, ndetse uwo muntu tukamushimira uwo mutima mwiza afite. Ariko rimwe na rimwe hari ubwo twiyumvamo akantu ko kubangamirwa. Twibwira ko abo bantu batandukanye natwe, ko urwego rwabo rwo kuba abantu beza ari ntagereranywa, ndetse ko ari ibintu bidashoboka kuba mwiza kuri urwo rwego. Ni gute wahara ibyawe ukabiharira abandi? Ni gute wakwiyibagirwa urimo gufasha abandi? Dushobora no kujya kure tugatangira gushakira abo bantu amadefo, tugaragaza ko atari abamarayika nk'uko bigaragaza. Kubera iki? Kubera ko kwemera ubwiza bwabo bisobanuye gushyira mu kibazo amahitamo y'imyitwarire twakoze. Kwemera ko uriya muntu ari mwiza cyane bivuze ko ari uri hejuru yawe mu birebana n'ingeso nziza. Ibi neza neza nibyo byabaye kuri Mishkin. Yahindutse ikimenyetso cy'ikintu kitagerwaho abandi badashobora kubona. Yahindutse umuntu abandi bemera mu magambo, ariko mu bikorwa bakamurwanya, bakamujugunya. Kuba ahantu kwe byangizaga ituze rya rubanda, akabikora adakoresheje imbaraga, ahubwo akoresheje kuba ari aho ngaho nyine.
Dostoevsky yakoresheje Mishkin muri iki gitabo cye Lidio mu kugaragaza ukuri kwa nyako ku miterere y'inyokomuntu. Mu by'ukuri twibwije ukuri, ntabwo dukunda umuntu mwiza ku rwego ruhebuje bitewe n'uko mu mibereho yacu hari ukuntu dukunda urwego runaka rw'amanyanga n'ubucakura, kandi umuntu mwiza w'inyangamugayo hari ukuntu abibangamira. Buri wese muri twe atekereza ko ashaka kuba umuntu mwiza cyane bose bashima, ariko iyo arebye icyo bisaba ngo abe uwo muntu, benshi tubona ko ari imibereho y'ububabare. Kuba umuntu mwiza w'inyangamugayo ukamera gutyo gusa nta yindi mibare ibirimo, ukabikora mu buryo butagira umupaka n'imbereka, ni ikintu abantu benshi batazi uko bagicunga cyangwa bakigenzura. Iyi niyo mpamvu aho kugira ngo duhe agaciro umuntu mwiza muri ubu buzima, ahubwo turamuheza ndetse tukamwita injiji. Ese ibi bishatse kuvuga ko ubunyangamugayo nta gaciro bukigira? Ese kuba umuntu mwiza ni ikosa? Aha niho ibintu bikomerera rero. Nubwo yababaye cyane, Mishkin ntabwo yigeze yicuza kuba yarabaye umuntu mwiza. Ntabwo yigeze yifuza guhinduka ngo atangire kuba umuntu mubi. Binyuze muri iyo nzira, Dostoevsky atugaragariza ko agaciro k'ubunyangamugayo no kuba umuntu mwiza katari mu buryo abantu babifata. Mu yandi magambo, kuba umuntu mwiza ntabwo bigira agaciro ari uko abantu babishimye. Ubunyangamugayo ntabwo buharanira gushimwa cyangwa guhembwa. Ibi ariko bihita bizamura ikibazo kindi gikomeye. Ni ikibazo gisa n'igihinyuza ibyo twavuzeho byose kugeza ubu. Niba kuba umuntu mwiza ari byiza koko ndetse bikaba bitagatifu, kubera iki bituma babigira bababara? Kubera iki abantu beza aribo bibasirwa n'ibibazo bikomeye? Tugiye kureba noneho icyo bisobanuye kuba umuntu mwiza muri iyi si isa n'idaha agaciro ubwiza bw'abantu. Iyi si yuzuye guhangana no guhiganwa isa n'idaha agaciro ubunyangamugayo. Niba kuba umuntu mwiza w'umunyampuhwe usa n'ubereyeho gufasha abandi ari byiza koko, kubera iki bikurura imibabaro? Kubera iki abantu bavugisha ukuri cyane kandi b'abanyampuhwe bakunze guhura no gutenguhwa yewe no kugambanirwa? Iki kibazo ni rimwe mu mayobera y'ingenzi ari mu gitabo Lidio cyangwa se The Idiot. Prince Mishkin yakoze ibyo ashoboye byose ngo azane ubwiza, impuhwe n'ubunyangamugayo muri iyi si, ariko aho kugira ngo abihemberwe, ahubwo yaramyezwe, ntiyumvwa, ndetse kera kabaye arasenywa rwose, ubuzima bwe burangizwa cyane. Gusa Dostoevsky ntabwo agaragaza ibi nk'inkuru mbi, ahubwo anadusunikira mu kwibaza ibibazo ku mubabaro icyo ari cyo. Uwo mubabaro ugira kubera ko abantu baguhora kuri umuntu mwiza, ni umubabaro bwoko ki ugereranije n'undi mubabaro wose duhura nawo? Birasa naho hari isano ya hafi hagati y'umubabaro no kuba umuntu mwiza muri ubu buzima. Iyi ni ingingo ivugwaho cyane mu masomo y'ubuvanganzo, iyigamitekerereze n'iyobokamana. Abantu benshi babaye muri iyi si bakundwa, basingizwa, hafi gusengwa. Bose ni abantu bahanganye n'imibabaro itagira ingano mu buzima bwabo. Yezu Kristo, Socrate, Mahatma Gandhi, Martin Luther n'abandi. Bose ni abantu bahariye ubuzima bwabo ibikorwa by'ukuri, ubutabera n'ubugwaneza. Ariko aba bose ibi byabakururiye kurwanywa no kurenganywa, kandi kenshi byabakururiye iherezo ribabaje. Kubera iki? Kubera iki iyi si isa n'irwanya ubwiza bw'abantu? Igisobanuro cya nyacyo cy'iki kibazo kiri mu kuba ubwiza n'ubunyangamugayo buzira imbereka bubangama bitewe n'imiterere y'iyi si twiyubakiye. Ubunyangamugayo ndetse n'ubudahemuka biteza ikibazo mu kamenyero ka muntu. Abantu benshi baba babizi cyangwa se batabizi bahitamo kwirinda uku kuvuguruzanya. Bashaka gukomeza kubaho nk'uko babayeho kuva kera, bitabaye ngombwa ko bibutswa ukwikunda kwabo cyangwa se imigirire yo gushyira imbere inyungu zabo ku giti cyabo, batitaye ku ndangagaciro nziza zikwiye. Nibyo, hari abantu benshi barimo kunyagirirwa ku muhanda kubera ko badafite aho barambika umusaya. Inzu yanjye ifite ibindi byumba 4 bitarimo abantu, bidafite icyo bikoreshwa, ariko ntabwo nkeneye gutekereza kuri abo bantu batagira aho baba barimo kunyagirirwa ku muhanda. Icyo nkeneye gutekerezaho cyane ni ubuzima bwanjye bwite budakeneye kwinjirwamo n'abanyamahanga. Ubwo Mishkin yinjiraga mu muryango mugari w'Abarusiya, we ntabwo yabashije kwinjiza mu mutwe we iyi mibereho ngo yumve ko ari ikwiye. Abantu babanaga nawe bari babayeho mu buryo bwo gushaka inyungu zihishe.
bari bafitanye amasano hagati yabo arimo inyungu zirimo gushaka ububasha ndetse n'izindi nyungu zitandukanye. Mishkin we yanze kwinjira muri iyi mibereho, ari nayo mpamvu yahindutse ikibi mu bandi. Mu by'ukuri abantu nk'aba bafatwa nk'ikibazo muri sosiyete, atari uko bakoze ikibi, ahubwo bitewe n'uko babaye beza cyane bikabangamira inyungu z'abandi. Aba bantu tubashyirahe muri sosiyete? Uribuka wa mwana wareganaga mu ishuri mukiga mu yabanza? Uribuka uriya mwana wateraga urutoki akabwira mwarimu ko murimo gukopera, cyangwa se akamubwira amazina y'abasakuje mwarimu atanabimubajije? Uriya mwana yari ikibazo mu bandi, atari uko ari mubi, ahubwo kubera ko yashakaga gukora icyiza nubwo ashobora kuba atarabigambiriye. Abantu nk'aba bajyahe? Rimwe na rimwe sisiteme irabamira. Sisiteme cyangwa si imigirire yacu irabamira, nabo bagahinduka nk'abandi bose, bakiga ubucakura n'uburiganya kugira ngo bashobore kuba mu bandi. Iyo batabikoze barajugunywa, bagahabwa akato, bakabura inshuti n'imiryango. Mishkin yanze guhinduka ngo yinjire mu bandi, ari nabyo byatumye asenywa, birangira arwaye igicuri. Ibi nabyo bitwerekeza ku kindi kibazo. Niba umubabaro ari cyo kintu kiba ku bantu beza, bimaze iki kuba umuntu mwiza? Igisubizo cya Dostoevsky ntabwo kibisobanura neza. Ntabwo asobanura ko ibyiza ukora uzabihemberwa muri iyi sosiyete, ariko hari igitekerezo atanga kibangamye, ariko nanone gitanga ubwigenge ku bantu bafite iki kibazo. Agaciro ko kuba umuntu mwiza ntabwo gashingira ku kuba abantu babyemera cyangwa se batabyemera. Kuba mwiza ntabwo bipimirwa ku gushimirwa n'abantu, cyangwa se kwemerwa, cyangwa gukundwa nabo, cyangwa no kubyumva ubwabyo. Ntabwo kuba umuntu mwiza w'inyangamugayo byishingikiriza ku bihembo cyangwa se ku gushimirwa n'abandi. Kuba umuntu mwiza byiberaho ubwabyo, birihagije. Kuba umuntu mwiza kandi w'inyangamugayo ni iby'agaciro kubera ko ari byiza byonyine. Akadomo. Iki ni igitekerezo kibangamye kubera ko kivuguruza ibintu byose twigishijwe mu birebana no gushaka inyungu. Kuva mu mashuri abanza batwigishije kutabinjiji ngo dutange amakaye yacu. Nibyo uwo mwana mwigana yaje ku ishuri adafite ikaramu, ariko ntabwo ari wowe ushinzwe kumuha ikaramu nubwo wari ufite ebyiri. Nukomeza gutyo mu buzima ntabwo uzashobora kubaho neza. Usibye kwikunda, banatwigishije gushakisha gushimwa no kwemerwa. Uzakora ibyo ushoboye byose bakumenye, bagushimire. Batwigishije kugenzura ibikorwa byacu tukabijyanisha n'ibyabo dushakaho inyungu. Batwigishije gushaka uko twisanisha n'abo dukeneye, tudategereje ubutabera no kurenganurwa. Ibyo nibyo tugura umurava wacu n'akazi dukora ubuzima bwose. Gusa ubwiza bwa nyabwo bw'abantu ntabwo bukora bugendeye kuri aya mahame. Ubunyangamugayo, ubunyampuhwe n'ubugira neza ntabwo bukora muri ubwo buryo bwo gushaka inyungu. Ntabwo bubaza ngo ndabyungukiramo iki. Hano rero niho haza ivuguruzanya rikomeye. Niba ubugwaneza n'ubunyangamugayo bubaho mu buryo bwigenga, budategereje inyungu cyangwa se ingurane, ese bufite ububasha? Mu yandi magambo, hari umuntu wabaye igihangange kuri iyi si, bose bakamwubaha kandi bakamukunda biturutse gusa ku kuba yarabaye umugira neza, umunyampuhwe n'inyangamugayo? Niba ubugwaneza butazana inyungu, niba budatuma abantu bakubaha ngo bakuririmbe, niba utakwicaza mu byicaro by'abanyacyubahiro by'abakomeye, intego yabwo ni iyi. Iki ni ikibazo cya nyuma kandi gikomeye tugiye kugerageza gusubiza. Nubwo Mishkin yababaye cyane ndetse sosiyete ikamujugunya, hari ikintu gikomeye yasigiraga abantu bose bahuraga nawe. N'abamujugunye cyangwa se abamwitaga ikigoryi bose ntabwo bashobora kumwibagirwa. N'abamusekaga bakamunyega, hari akantu ubuntu bwe bwabahinduyeho. Ibyo bivuze ko nubwo ubuntu no kuba umunyankuwe n'umugira neza bidatanga intsinzi mu buryo bwa kamere cyangwa bwa gakondo twese dutekereza, ariko bifite ububasha bukomeye kandi butanga umusaruro, kandi ukaba umusaruro uramba kurenza ibindi. Reka noneho tuvuge ku kuri gukomeye kwerekeranye no kuba umuntu mwiza gushobora guhindura ibyo twatekerezaga cyangwa se ibyo twigishijwe byose kubugira neza no kuba umuntu mwiza. Niba abantu baseka, bagasebya kandi bakajugunya abantu beza, mu by'ukuri
kubera icyo abantu nka Mishkin babaho nk'abagenda mu cyerekezo gitandukanye n'icy'isi yacu yigaruriwe no kwikunda ndetse n'ihangana yerekezamo, kubera iki bakomeza kubaho? Igisubizo kiri mu kintu tudashobora kubona mu buryo bwuzuye kandi tudashobora gushyira mu ngano mu buryo bworoshye. Igisubizo kiri mu buryo butagaragara, ubuntu cyangwa se ubugira neza buhinduramo abantu bose bahura nabwo. Mu gitabo cyose cya Lidio, Mishkin nta hantu na hamwe yigeze ashaka guhindura abandi. Nta masomo yigeze atanga y'uburyo abantu bakabaye bitwara. Nta nubwo yagerageje gushyira ibitekerezo bye mu bandi bantu. Nyamara ariko hari ikintu yasize ahinduye ku muntu wese bahuye. N'abagiye bamugirira nabi ntabwo bigeze bibagirwa imiterere ye. Ukuvugisha ukuri kwe, ukugira impuhwe no kwita ku bandi kwe byagiye bikora nk'indorerwamo igaragariza abantu imiterere bashobora kuba badafite cyangwa se banayifite ariko ihishe. Iri ni ryo banga rikomeye ryihishe mu kuba umuntu mwiza. Ubunyangamugayo n'ubugwaneza bigaragaza ukuri. Ntacyo buhatiriza, ntacyo busaba, yewe nta n'uwo buriganya, bwo bwiberaho gusa. Ukuhaba kwabwo konyine gusunikira abantu guhangana n'imiterere yabo ubwabo. Hari umubare munini w'abantu muri ubu buzima bamaze kwizera ko kuba umuntu mwiza, kumva no gufasha abandi, kuba inyangamugayo no kugira impuhwe ntacyo bimaze muri iyi si yuzuye ihangana. Iyi si bayita ishyamba. Ubwo bivuze ko muri iyi si hakurikizwa amategeko yo mu ishyamba, hakaruta kandi karakamira. Bavuga ko hari amahitamo abiri: gukomeza kwicara wibwira ko isi itanga ubutabera, ko kuba umuntu mwiza bitanga ingororano bitihise, ukemera gukanura amaso ukabona ko nta butabera buri kuri iyi si, ubundi nawe ukiga kuba indyarya, umuriganya, umuhemu n'umurwanyi. Bagaragaza ko guhirwa muri ubu buzima ntaho bihuriye no kuba umuntu mwiza. Ibyo ntabwo byigeze bibaho na rimwe muri ubu buzima, niko bavuga. Abantu beza b'inyangamugayo b'abanyampuhwe babaho ubuzima bwabo bwose bizera ko muri iyi si hari amategeko, ko ubuzima bukora mu buryo butanga amahirwe kuri bose kandi butabera, ko ingufu umuntu akoresha mu buryo bwiza zitanga umusaruro. Kuri bo iki ni ikinyoma. Umufilozofe w'Umudage wo mu kinyejana cya 19 Friedrich Nietzsche yarabisobanuye. Imico n'imyitwarire myiza badusaba gukurikiza ni umutego. Yavuze ko ari ikinyoma kigamije kukugumisha mu ntege nke mu gihe abanyembaraga barimo gufata ibyo bifuza byose muri iyi si. Kuri we ingingo ihatse byose ni iyi ngiyi: abagera kure ntabwo ari abanyempano kuruta abandi, nta nubwo ari abanyabwenge kuruta abandi, yewe nta nubwo ari abakurikiza amategeko kuruta abandi, ahubwo ni ababashije gusobanukirwa uko ububasha n'ubutegetsi bukora. Ni abazi uko uyu mukino wateguwe. Ikibazo ntabwo gishingiye ku kuba umuntu mwiza, ahubwo ikibazo kiri mu buryo wishyira mu mwanya cyangwa se uko wigaragariza abantu ibishobora kuguhindura umuntu bose banyuraho bashaka kugera ku nyungu zabo. Iyi si ntabwo itanga ibihembo ku bantu bitwara neza, ahubwo itanga ibihembo ku bazi gukina umukino washyizweho n'abantu. Niccolo Machiavelli yabyumvise mbere y'abandi bose mu binyejana by'imyaka bishize. Ibyo yagaragaje bishobora guhindura burundu uburyo ubona ububasha n'ubuhangange, icyubahiro n'imibanire y'abantu. Kuri Machiavelli, ubwiza bwawe cyangwa ubunyangamugayo bwawe ntabwo buhagije ngo bukubesheho muri iyi si. Niba utekereza ko kuba umuntu mwiza byonyine biguhagije ngo ugere ku nsinzi, Machiavelli ababajwe no kukumenyesha ko urimo kwibeshya. Ariko ibibi cyane kurushaho nuko imbere muri wowe ubizi neza inshuro cyangwa se igihe umaze uri umuntu mwiza witwararika, uri inyangamugayo, uri umunyakuri, ariko aho kugira ngo ibyo babigushimire cyangwa se babikubahire, ahubwo barakwirengagije ndetse rimwe na rimwe bagufata nk'injiji itazi kurwanira inyungu zayo. Kuva turi abana batwigishije ko kuba umuntu mwiza mu bandi bitangirwa ibihembo, ko buri gihe ubutabera butsinda. Ariko uko ukura ugenda ubona ko atari uko bimeze. Ubona ko iyi si ititura cyangwa se idahemba beza, ahubwo ihemba b'incakura, abazi gukina amakarita yabo neza. Aha niho Machiavelli ahera avuga ko inyoko muntu muri rusange yikunda, ihindagurika, kandi igihe bibaye ngombwa ikaba mbi. Iyo bibaye ngombwa abantu baba babi cyane. Igitabo yanditse cyitwa Le Prince bamwe bagifashe nk'imfashanyigisho ku bugome n'ubugizi bwa nabi. Bagifashe nk'igitabo cyigisha abantu uko bakwiye kuriganya no kuba incakura kugira ngo bagere ku byo bashaka. Gusa mu by'ukuri
icyo yagaragaje muri icyo gitabo ni ukuri kuryana k'ubuzima. Kuba umuntu mwiza gutyo gusa bidaherekejwe na strategy cyangwa se uburyo bwo kubikuramo inyungu bisa no kwikatira urwo gutsindwa. Kuri we, niba uhisemo kuba umunyakuri n'inyangamugayo, uba ugomba no gutegura uburyo iyo myitwarire uzayibyaza inyungu. Iyo bitabaye ibyo, abantu bagufata nk'injiji cyangwa se umupfapfa. Tubashimiye ko mudasiba kubana natwe muri iki kiganiro. Njye nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.